natekereje ibyanjye byo kudaha agaciro amaraso y'igiciro yamenetse ku bwanjye, nageretse icyaha ku kindi, ndarangurura ngo nabambwe, sinari nzi ko nababarirwa ngo Yesu yitambike mu rubanza rwanjye. Mbega umunyabyaha, umunyabyaha ruharwa nkanjye, mbega ngo nababarirwa ngatumirwa mu bukwe bw'umwana w'intama. Mbega umunyabyaha, umunyabyaha ruharwa nkanjye, mbega ngo nababarirwa ngatumirwa mu bukwe bw'umwana w'intama. Ubwo najyaga mu rubanza neretswe ibyaha byanjye, ibyo nzi n'ibyo ntazi byose biratamuruka, nahise nkatirwa urwo gupfa, ntacyo kwireguza mfite uretse ko nari narabwiwe ngo ugeze i Karuva gatahana intsinzi. Mbega umunyabyaha, umunyabyaha ruharwa nkanjye, mbega ngo nababarirwa ngatumirwa mu bukwe bw'umwana w'intama. Mbega umunyabyaha, umunyabyaha ruharwa nkanjye, mbega ngo nababarirwa ngatumirwa mu bukwe bw'umwana w'intama. Mbega ngo ndababarirwa, mbega ngo ndagirirwa ubuntu, kandi mbona ntabikwiye, nari uwo kurimbuka, nanjye ndetse iby'isi byose kubw'urukundo ngukunda, ni wowe uzajya unandwanirira ungeze kurirwa irembo Siyoni.